ukarabe neza nurangiza uwukamure nkuru gukamura ibyambaro imigozi mazi nigashiramo wicara ahantu nkaha neza ukuntu kuri urimaze ikintu cyuzaba cyose ni weho uzishariraho icyo ushaka kuba kandi uzumve biguhaye imbaraga kuko you have to be you and you have to be proud of yourself. So aragiye umukobwa twakundanaga baramujanye ndibazamugarura rurasanze wa musore twasomanye nari nzi ko tuzakura twibanire. Aragiye umukobwa twakundanaga baramubesha ndibazamugarura rurasanze wa musore twasomanye nari nzi ko tuzakura twibanire. N'umukobwa mwiza wuzuye ingeso avuga neza kandi ntagira amakosa agendera inzira imwe akora injaga ntacyo imaze iyo ndi kuko ibyo ndi gukurikirana injaga ntayirimo. twishimiye kubana namwe abadukurikirana ku GMTV kandi busi n'uw'igitangaza. We want to say happy new year. We are in 2021 kandi uyu mwaka rero tukaba tubifuriza ko uyu mwaka wa 2021 ubabera uw'iterambere. Turi kumwe n'umusore kandi umugabo ukomeye cyane, uyu bamwita ngo ni Jajali. Abatamuzi rero ni uyu nguyu. Muri kumureba neza arakeye. Dushaka kumenya Jajali ninde kuri uyu munsi wa none. Ibaye ishobotse umusatsi wanje ntabwo uteye ubwoba, no umusatsi w'abarasta kandi no umusatsi wanje sinigeze nshiraho ibindi, nuwanje nkanje umufumbira. Yeah man. Uyu niwe bita Jajali One Rastaman Soul. Amazina ganje banyitaga Hakizimana Gideon mvaga Save Bunagana Road, ndi umwuzukuru wa Serutoki. Ndi umuhanzi muri Gisoro uririmba indirimbo za gakondo zihesheje umuco wa Bufumbira gutera imbere kandi kaguma kurayini ntamwajije gakondo ya Bufumbira. Kwambara nkaguca no guhesha umuco wa Bufumbira icyubahiro. Ndi umugabo mukuru mu bitekerezo atari mu myaka gusa kandi nkaba ndi umuntu mukuru muri iyi music ya Gisoro. Nje nashazeho guteza imbere umuco wa Bufumbira nyuriye mu ndirimbo zigendera kuri gakondo ya Bufumbira ntaririmbye mvanganyamo ibindi. Jajali ni iryo zina wamenyekanyeho cyane. Watangiye ibingibi ryari? Ibi nabitangiye mu mwaka maze imyaka 10. Mwaka w'ibihumbi 2000 niho natangiye kwinjira music muri Uganda. Music wa Gisoro kuza kumwinjiramo nari maze imyaka 5 bikimbuzabuza. So imyaka izindi 5 tugabanyijemo kabiri, ubwo ni kimenyesha ko mu myaka 10 imyaka 5 nari ntari namenya icyondi. So ko naje kwizura ndavuga nti ija kurisha ihera ku rugo, nsubira kurayini none ubu ngubu nteraga music wa Gisoro ariyo twise music ya gakondo cyangwa si culture music ya Gisoro. Jajali arubatse aracari siribateri, ese atunzwe n'iki? Jajali ndi umugabo mfite umugore ufitanye n'umwana umwe. Ndi umugabo ubu ngubu ntabwo nkiri umuhungu. Ubu ndakuze kandi sinkuze mu myaka gusa, nkuze no mu bitekerezo kandi nkuze no mu music ya Gisoro. Uburyo naririmba nkaba nakumbuza nanga nkagaragaza ko abaririmbyi ba Gisoro ko natwe ubu ngubu tuzi kuririmba. Yeah, that's me. Njewe ntungwa n'urukundo rw'Imana, uretse kuba ndi umukozi nkaba nkora sente. Jajali ni umuntu nkoreraga Kampala ndikoresha
kwiyiya nanje nkabaho. ukora murimo ki? Jajali is a designer. Nambikaga abantu, ngurishaga ibyambaro. Kandi n'ikindi Jajali ndi umuririmbyi. Uretse konje ndirimba culture music, indirimbo ziva mu South Western, mu rurimi rw'abiwacu bumva. So iyo ndi kubiririmba numva bimpaye imbaraga kuko ndirimba mu rurimi rwanje nzi nabo mbiririmbira nkamenya ngo barabyumva. Iyo uvuze ngo gakondo hari abantu benshi bakunze kubifata nk'aho umuntu ufite imyemerero nk'iyo ngiyo aba akiri muri bya bihe byo kuja kuraguza gucuna. Niko bimeze? wowe uri umukristo, bimeze bite? Oya, Jajali ni umukristo. Nakuriye mu famille y'abasenzi. Data ni umuprotestant, mama ni umurokore, ni umucharismatic. So nje najanye na data mu baprotestant. By the way, tubaga barokore kuko ba protestant ntabwo bakunze kunywa ikirenze. Ubundi ni umuntu byishariraho. Abandi babaga barokore batasoma kukagwa bakaja barakoresha gashira koroshe. Ariko wowe nka Serutoki uranywa? Anjewe umuco wa Serutoki ndimo, ariko Jajali ntabwo anywa ngasarira abantu, nywayo gakeya nyine agahesheje umuco wa Bufumbira icyubahiro, nanga si ugasigara uri gutera imbere. Gusogongera ntabwo byanzwe, biremerewe. Abo kwa Serutoki wumva ko turabo kwa Serutoki, so twahoze tusogongera tukanywaho abashatse nanga saba bikunze. Jajali, wakoze cyane kutuganirira. Tugarutse ku bijanye na music cyangwa kuririmba, music ikugejeje hehe cyangwa wibona hehe mu gihe gito kiza? Music nta byinshi byo nari nabonamo biteye ubwoba. Ibyinshi byo nakumva nkunze mu music kariya, mbonyemo inshuti, mbonyemo umucyara, mvanyemo umwana. Jajali ndebetse neza. Izina ryanje ndi kurireba ku level yo nakunze, kandi ndacabona n'ibindi byinshi cyane. Jajali, uri umusirikare? Ni simu ni iki? Ni radio call ni iki? Umvise ikigambo one Rastaman afite kuba Rasta. So Rastaman nachuzinze gufata iyi simu. Ni simu ntabwo ari radio call, ni simu kandi na Elio ivaho. Ubaye udashaka gutera abantu ubwoba urayifata imeze icyo. So iyo ndahantu nkino Gisoro network kundaga kwicanga. So ndekagaho Elio yanje kugira ngo atatangira kuntera, ariko mbwa haro uri kunyumva ko ntari kukumva neza. Iyi ni simu yuraterera buri hamwe hose hugiye, buri umwe akakumva kiriya. So this is a phone, not a radio call. Nje ntawo ndi umusirikare. Dufite indirimbo yitwa Umufumbira uzi gakondo. Dufite iyo inca yo bitaga ngo aragiye, umukobwa twakundanye. Hari iyo bitaga umwana aravunnye. Hari iyo bitaga icyondi cyose. Izo zose ni indirimbo ziri mu Rufumbira kandi ni indirimbo nziza. Muri izo ngizo ngo umwana aravunnye, iyo niyo numvise nakwihutira kukubazaho. Umwana aravunnye, kano kanya ubyaye, Imana iguhaye umugisha ikaguha umwana, umaze kumenya umuruho uri mukorera? Ubu ngubu ko nanje ndi se w'umuntu, maze kwitegereza nzi yuko kuba umubyeyi kitari ikintu cyoroshe, kandi kureberera umwana cyangwa se kumukuza ntabwo byoroshe. Umwana asabye byinshi. Ukiba se w'umuntu ugira ngo biroroshe, ariko umwana ubundi buja kwira izo ndiye n'umwana izaba akoresheje binangana. Bitewe nuko uyu mwana akiri mutoya, hariho kuvuga ngo umwana yifuza iki. Nyina yifuza kurya neza, yifuza kurya indya atari ya buri gihe kugira ngo abone amasereka g'umwana, kandi n'umwana yifuza service ya nyina, kandi biba bisaba sente, ibintu byinshi.
ababyeyi barabizi. Umwana kuba uvuze ngo umwana agize intuza wifuza gucutsa pampa ntabwo ari y'ijana, ntabwo ari ya 200. So pampa ni izibeyi, ubundi buraja kwira usange izo mukoresheje mu rugo zingana n'izo umwana akoresheje, usange izo uri gukora zose uri kuzisangira n'umwana wawe. So umwana aravunnye kandi koko aravunnye. Muri iyo ndirimbo yigira ngo iki? Ndashaka umwana, wowe ndashaka umwana, dore iminsi iragiye, ndashaka ko tubyara. Umwana aravunnye, huya, umwana aravunnye, huya, tuzamurisha iki, turabapangisha. Umwana aravunnye, umwana aravunnye. Mu zindi waririmbye numvise rwose ufashe neza umuco w'abafumbira kandi hari naho werekeza. Mu zindi ndirimbo watubwiye harimo nyinshi, ni iyihe yindi yo wumva ubasha kuririmbiramo abari kudukurikirana, abari kutureba hano ku GMTV? Ndi umufumbira uzi gakondo, nkunda abantu ngatinya Imana, nubwo iby'isi bihindura imitima y'abantu. Ndabakunda kubw'urukundo rw'Imana, ndabakunda kubw'urukundo rw'Imana. Iye mwewe. Jajali tubwire, ufite dreadlocks. Dreadlocks by the way ni zabake in Kisoro district. You are like 2 or maybe 3, I don't know. No, I know one. I know only me. That's why I'm called One Rastaman Kisoro. Iyi misatsi yawe yo benshi bita ngo ni dreadlocks, iburi urayikaraba? Ubuse ni wikaraba uyikaraba uti? Umusatsi nguyu urawufata ushyire mu bafu ukarabe neza, nurangiza uwukamure nkuru gukamura ibyambaro imigozi mazi nigashiramo, wicara ahantu nkaha neza urinde wumuke. Ushobasha gushira itahuro nko mu bitugu ikagwa inyuma ikagukavaringa neza, gukagumya gurakamuka buhoro buhoro kugeza igihe gose gurakamukira. Ubaye ushaka uri mu bwangu uraba n'itahuro uyinyuzemo neza ubone kuji uri kuja, ntabwo gutinda. Okay. Yeah. So nuruhe rugero ugiye guha abo uri kubyara ndetse wenda n'abandi bakubona nk'umuntu ufite dreadlocks? Urugero rwo naha abafumbira bene wacu bari kutureba cyangwa se bari kutumviriza cyangwa abo mbyaye, ni kubabwira ngo ukuntu kuri urimaze, ikintu cyuzaba cyose ni weho uzishariraho icyo ushaka kuba, kandi uzumve biguhaye imbaraga, kuko you have to be you and you have to be proud of yourself. So kandi utazabona umuntu umeze nkanje ngo umunyuzemo amaso uvuga uti dore baba yanda, dore baba sazi, dore baba gize bake. Cyo ntari kibazo gikomeye ko mbaye nyinyoye nkaba nashobora kuganira nawe ntagututse ukabona icyo mvuze ari cy'ingenzi, aho nta kibazo kirimo. Ariko injaga ntacyo imaze iyo ndi, kuko ibyo ndi gukurikirana injaga ntayirimo. Ntayirimo muri ibyo. Njyewe ndi ku music wa Gisoro iri kuri gakondo y'umudiho gwaha ngaha, kuyigarura ku rayini n'abazayifuza bose bakabona bibabona. Njyewe intego yanje nshaka ngo music wa Gisoro cyangwa se music uri kuri gakondo y'umuco w'abafumbira, nshaka ngo igere ku level y'abandi barimo, azumvikane mu isi yose, atazagarukira muno mu Uganda nanga muri Gisoro gusa, ahubwo nituzagira n'ahandi bakakwaka uruzinguru umufumbira, uzahagarare ku stage uririmbe ibyo uzi, uririmbira abantu nubwo baba batari kubyumva. Ni benshi baza ahangaha bakaturirimbira ibyo tutazi, nk'aba Nigeria, aba South Africa, twe dukurikira ibidongo. So ariko iyindi ntandukana irimo muno, ururimi rw'urufumbira ni ururimi ruri mu Uganda,
mbaye ndi kuririmbira mu Uganda ntabwo kizamwaza. Nzateza gakondo ya Bufumbira imbere, ndirimbira mu Rufumbira, ndirimbire bene wacu babyumve kandi mbyongereyo mbijanire n'abandi. Nzabitambuza isi yose ndirimba mu Rufumbira, niyo haba ari reggae nzayiririmba mu Rufumbira kandi ururimi rw'Urufumbira nduryoshe. Niyo ntego yanje, kuririmba mu Rufumbira rukaryohera mu matwi g'ababyumva. Nayanditse nshingiye ku bantu ba Gisoro bonja ndasanga ubundi bafite nk'ubushitsi cyangwa se ubukwe, ugasanga indirimbo za Gisoro bari kuzikikira bitewe n'uko zitaba zakinirwa kuri uwo mukoro w'ako kanya ko baba barimo, ubundi bitari kuri iyo gahunda. So nkora music yo bitaga ngo aragiye umukobwa twakundanaga. Iyo ndirimbo izakorera abantu bari gushingira, abantu bari kwanzura cyangwa se abaje kwirega iwabo w'umukobwa, abantu bari ku mapate yorekeye n'ibyo gushingiranwa. So iyo ndirimbo izaja muri yo kategori yo gushingiranwa, guherekeza ibintu nk'ibyo. Bitewe n'uko ubu ngubu natangiye gufata ku ndirimbo zo ku bukwe, kuko nshaka ngo ahenshi baje barapureyinga iyo music ya Gisoro icyarenjinge bose. Ibigira ngo aragiye umukobwa twakundanaga, baramujanye ndibazamugarura, rurasanze wa musore twasomanye, nari nzi ko tuzakura twibanire. Asezeye ababyeyi ati ngaho mama, na se wamubyaye ati ngaho papa, abo bangana bose abo bakuranye arabasize bose arabyamamaje. Namwibukije ukuntu ko twacaga ingwi ariko yanze kubyumva yaramamaje. Mwibutsa n'ubukino bwose twakinaga ariko ntiyabyumva yabyimye amatwi. Jajali, reba mu kamera za GMTV ubabwire ijambo hari rya nyuma, ariko wenda turi gusoza iyi program, turi gusoza iyi gahunda yacu kuri uyu munsi. Urababwira iki abafana bawe n'abandi bose bari kukureba? Yes, abafana banje icyo nababwira, ntabwo nzigera mbamara mu imbaraga. Nje ndi Jajali One Rastaman, akuzukuru ka Serutoke. Nahoze ndirimba gakondo, kandi gakondo ubu ngubu aho ndi nyifashe mu ntoki 5 zanje ndayikomeje. Ubu ngubu naririmba nkabiryosha, kandi naririmba ku bukwe bw'umuntu kabucyuza ntamwajije abariho, ahubwo bakigomba ururimi rwo ndirimbye kandi ururimi mwumva. Nzaruririmba nduryoshe, sinzabamara mu imbaraga. Nje gakondo nayishubije kurayini. N'abandi bose abaririmbyi bari kundeba nanga bari kunyumva, nuzumva kiguhesheje umuco cyangwa se ukumva kitakumazemo imbaraga, uzagaruke ku rayini y'umuco wa Bufumbira, uririmbira abantu ibyo bari kumva. Tutekwisiba ku zindi ndimi turi kubikanika kandi atari indimi zacu. Ubu ndirimbye mu Rufumbira, ndirimba nezerewe kandi nkaririmbira abantu babyumva, kumva nanje binejeje kandi bikanteza n'imbere. Niyo ngeze mu bafana banje baravuga bati nguwo Serutoki, nguwo Serutoki. So ntabwo nzabamara mu imbaraga. Mwakoze cyane gukunda music wanje, kandi mwakoze kuyigeza niyo ntazi. Ubu ngubu ndi kuja ndagira ahantu ngasanga music yarantanzeyo. Mwakoze cyane, ntimukagarukira aho ngaho, mukomeze munkunda, nanjye ndabakunda cyane. Alright, naho ngaho rero dusoreje program yacu. Rero ndabasaba kugira ngo you hit subscribe aho ngaho ku screen yawe, isimu yawe cyangwa computer, urabona ijambo subscribe. Kandeho ukore no kunzogera kugira ngo n'ibindi biganiro bizaje bikugeraho. Kandi iyi tuyita GMTV. Na utaha, stay well, wish you a prosperous new year 2021.